w'akagari n'ubwo arwaye adahari Imana imuhe umugisha nawe na mudugudu ntabwo natangira kurambagiza ariko Utuze tumwitegereze tutapira kandi nasezerana nzaza kumusezerana yose Yesu yashakaga njye kubatuma abadepite bacu batareka gusa umuntu agira inama nyinshi kubera ko natubwiye ko ari kwiga ukigira kwiteza imbere kandi no kuba wese ubwa mbere si n'ubwa kabiri umuntu afite n'imana yo kuririmba akabura n'umuterankunga ntabyerekeze yabigenza ate mwana nagira ngo njye mbibarize ubwo umubiri nawusize ntabwo nzi ko muri kugisura isukari bajyana n'ibintu bitameze n'umuzanye babikeneye cyane hano kwihangana azifite nyine agapere urakoze neza munyarwanda kunda ishuri munyarwanda niba ufite agaciro atujya nzakwambika impeta niyo masezerano nzakwambika impeta y'urukundo Tuzagaragaza ko imvura igiye kugwa, tuzagaragaza udutangishe rwose.